ese andi mategeko yavuyeho yose icacumi kibigicika 10 kubera yuko ari kijanye n'amafaranga se nabyo bintu byo kuvuga ngo ubwibye ngo kurenganya Imana ngo imivumo n'amaterumedini no kuvuga ngo umugisha wose ubanerwa muri Kristo kandi nta muvumo uba muri Kristo icacumi utari muri Kristo tico guhumusha kandi tico gutera umuvumo kuko twaciriye muri Kristo ariko kandi uri muri Kristo ntabyo ugomanywa Kristo kumukorera byabije umwuka byabije umubiri Reka tubashimire abadukurikira kuri channel yacu y'Ijurwe. Uyu munsi dufite umutumirwa wacu n'umupasteri araza kubibwira, araza kudufasha gusobanura kimwe mu bibazo abantu bibaza cyane baba Kristo bakijijwe bakakibura igisobanuro, ariko uyu munsi araza kudufasha kugisobanura yifashishije Bibiliya, yifashishije n'izindi nyigisho wenda babarize babasobanura kugira ngo babashe gufasha abakristo gusobanukirwa. Reka tumuhe ikaze tumusaba twibwire anadusengere hanyuma dutangire. Murakoze. Nitwa cyangwa banyita Ngoma Biganiro Joseph ndi mweneso. Reka dusengerere. Data mu izina rya Yesu Kristo watangije umurimo akaba ari uzawusa wagakiza muri twe utubashe mu byo tuvuga ibishimwe byawe kandi nabumva bose bagira akamaro bize byuzuye ijambo ryawe kuko ariko kuri kubatura ijambo ryawe tuje imbere twavuga nabumva kuba Yesu Kristo. Amen. Pastor arakoze cyane. Nkuko twatumaze kubivuga tugiye kuganira hejuru y'icacumi. Abantu benshi bakunda kucibazaho ibibazo byinshi no kudasobanukirwa no kutamenya kwisomera Bibiliya ngo bayumve. Araza kudufasha. Reka rero tumusabe tudatinze adusobanurire icacumi, tubanze tucumve ese niki. Karibu. Murakoze cyane. Ndabashimiye ko mwantumiye kugira ngo tuganire kuri icacumi. Buryo umuntu azazana igice kimwazi agahuza n'abandi kugira ngo bose bahuze impano ko bazihawe kugira ngo bafatikanyirize hamwe. Icacumi rero nuko kivugwa mu izina ryacu mu Barundi nibo bacita ngo ni kigira 10. No mubare no kuvuga ugera ku icende cyo cacumi wuzuza 10 akaba cyo bita icacumi. No kuvuga rero ntagitinzemo mu rusengero uko gitangwa uko caje uko kiri rero uko cyo bakivugwa handi uko gitandukanye. Ndavuga ibyo nsoma kaba ari byo numva nuko mbisobanukiwe mu rugero mbyumvamo. Icacumi ndakivuga mu bice bitatu. Hari icacumi mbere y'amategeko cyo muri Bibiliya, hakaba icacumi igihe cy'amategeko uko cyavuzwe, hakaba n'icacumi kikiri mu mategeko ariko Yesu akivuzeho yaraje, ariko gihe bamwe batangira kuba ngo ni isezerano risha ariko mu kuri byari ritaratangira gukora. Yarakiri aganira cyangwa se asobanura ibyari mu mategeko. Rero mbere y'amategeko turakibona ahantu wenda tukivuga mu buryo bubiri. Ubwa mbere cyatangwa ni Aburahamu wagitanze agiheza Melkisedeki umwami w'Isalemu. Aburahamu yaravuye ku rugamba yatabarutse amahoro ahuye na Melkisedeki amuheza kimwe cya 10 mu byo yagabanye cyangwa se mu minyago yakuye iyo yari yagiye. Aho byanditse mu itangiriro ibice 14 umurongo wa 19 kugeza kuri 20. Aho niho yakimuhaye. Muze gusoma kandi mu Baheburayo ibice 7 umurongo wa mbere niho havuga uwo Melkisedeki uwo ari we. Umuntu yagiraga itangiriro ry'ibihe n'iherezo rye, tiyagiraga ngo se na nyina. Ngo ahubwo ngo ari umutambyi w'Uwiteka uhoraho
kandi ngo wo gukiranuka n'amahoro. Urumva yasuraga Kristo. Ubundi cacumi umuntu agiheza umuruta, abantu bagiha Imana nk'uko ari nkuru, ariko ku rugero rw'abantu bagiha mu buryo bw'abantu ico bita seniority nkuri imbere yabo ko bagitangaga. Ndaza kubisobanura. Aburahamu yabonye Melkisedeki abona muruta arakimuha. Ico cya cumi ca mbere cavuzwe, ariko gitangwa atategetswe kandi gitangwa mu bushake bwa Aburahamu. Ica cumi ca kabiri tukibona nk'umuhigo, cyatanzwe cyangwa se cyagambiriwe gutangwa na Yakobo ubwo yari avuye kwa se Isaka agenda kwa nyirarume Labani. Ariko iyo bisomye usanga Yakobo yagiye asa n'uhunze Esawu, yari amaze kumurenganya ubukuru bwiwe. Hanyuma yabwo aragenda, ageze mu nzira araryama arasinzira, yisegura ibuye, arota inzozi sizo ngiye kujamo. Yicuye abona aho hantu hari Imana, kuko yumva Imana imusezeranyije yuko icyo gihugu azokigarukamo kandi izokimuha. Aravuga ati ningenda nkabona ibyo njya n'ibyo nambara, iyo ngiye nkagaruka amahoro, sinzobura gutanga icya cumi mu byo nzungukamo byose. Kandi aha hantu nshinzi ibuye aho yari ajyamye aho ngaho Berisheba yarageze ati hazoba yarabaye guhanuye inzu yawe cyangwa se inzu y'Imana. Ibyo nabyo ubisoma nanone mu Itangiriro ibice 28 ibice 28 verse 20 kugeza kuri 22 ushatse wakomeza. Ibyo nizo za cumi twabonye imbere. Kimwe cyari cy'ubushake, ikindi cyari cyo guhiga. Iyo mushibizi Imana mubwiye ngo bati ibyo n'ibyuzura, umutavuga ngo wenda yarashidikanyije, wenda baciye nk'urubanza, ariko byaramurenze asa n'uvuze ati ibyo nibiba cyangwa se ibyo nibishika nzabikora byanaje arabika. Ubwo ntategeko ryabaye niwe. Ariko igihe cy'amategeko ku bwa Mose, iyo bisoma usanga Imana imubwira ibya mategeko. Hari amategeko yanditse ku bisate by'amabuye 210, ntabwo icya cumi kibamo. Ajya amategeko azabita ngo ni amategeko y'Imana, ajya amategeko 10 Imana yanditse ku bisate by'amabuye kareha Mose, ntabwo icya cumi kibamo, ariko kiba mu yandi mategeko Imana yagiye iheza Mose. Ajya bamwo 613 niba ntibeshe. Ni ukuvuga ngo icyo cyacu cyari gifite uburyo gitangwamo. Nuko ngo Abanyisirayeli baragitanga bakagiheza Abalewi, nguko Imana yagize imigabane yose Abanyisirayeli, ariko Abalewi ntiyabaha umugabane. Irababwira ngo mwebwe akazi kanyu ni gukora amahema no gukora umurimo w'Imana, ariko namwe kugira ngo mube nk'uko ari abantu bagomba kugira uko babaho, babaheza icya cumi. Nibo bavagamo abatambyi, nibo bakoraga iby'Imana muri iyo nzu y'Abalewi. Lewi n'umwana umwe mu bana ba Yakobo 12. Muri iyo nzu bo ntibahawe umugabane, ahubwo umugabane wabo ari wabaye icyo cya cumi kiva mu Banyisiraheli. Nabo bamara kukibona bagasohoka bakagifata muri ico bakuyemo c'Abalewi, bagakuramo icya cumi bose, nuko ngo Abalewi bagahawe bakakijana mu nzu nanone y'Imana, arico abatambyi nyirizina bakora umurimo. Kuko Abalewi bose siko bakora umurimo wo bari batowe kubamo abatambyi, harimo bamwe b'abatambyi bakoraga indi mirimo yose y'Imana, ariko abatambyi nyirizina nabo bagasaba bagahabwa ico, kuko nabo bari bugurije kugira ikindi batanga kaza mu nzu y'Imana. Ibyo bisomye kugira ngo byumve wabisoma mu Kubara 18:21, ugasubira ukabisoma 18 nanone 26. Ico ca cumi c'Abalewi n'abatambyi nuko catangwaga. Gice kindi c'icumi catangwaga kugira ngo nze kukirangiza c'amategeko, kiba mu gutegeka kwa kabiri ibice
14 umurongo wa 28. Ico ni icya cumi cyatangwaga bakagifata mu myaka 3 ukagenda uhunika ibyo wafashe bya 10 ukabitanga. Dayere nabo batanzi cyangwa abo barebe bahawe bagenda bakuraho nyuma y'imyaka 3 bagatanga icyo cya 10 kigasangira abasuhuke, kigasangira abanyamahanga, imfubyi n'abapfakazi n'abandi barewe nabo bakongera bakakijyaho. Abo no bari bemerewe kukirya, ariko cyatangwa mu myaka cyangwa se cyahunikwa kigatangwa nyuma y'imyaka 3. Nibyo za 10 byari mu mategeko ya Musa, ariko ugitanze icyo gihe bakavuga ko abona umugisha, kandi utagitanze akabagwaho umuvumo kuko yacimanye. Icyo nicyo cya 10 cyavugwaga. Wenda cyaje gusubirwamo muri Maraki ibice 3 kumanuka, ariko hari mu icyo cya 10 rwose uko bagitanga barigometse kugitanga kuko cyari gishaka kugira ngo kibayesheho umugisha, ariko barigometse. Hakabamo n'ikindi kiyo twavuze cy'abatanze nabo batangaga mu nzu y'Imana, ariko cyane cyaje kibwira ati namwe mwaragomye mutuma inzu yose n'Isiraheli hose ivumu kuko mwimanye icya 10 mu gitange murebe ko tabagomorera umugisha. Nuko imyizerere iseza rya kera yari ni nako batangaga y'icya 10. Munyemere dusome twihuse tudatinze Matayo 23 na 23. Handitse gutya ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyadyamu, muzabona ishano nk'uko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi n'anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mwabarandasi bahumye mu mumino mubu, ariko ingamiya mukayimira bunguri. Aha ni Yesu ababwiraga, yaragiye nko kugereranya akompara amategeko, ababwira yuko batangira ku bitoya uko birutana. Arababwira ati ahubwo ubutabera no kwizera n'imbabazi ibyo mwari mukwiriye kuba ariko mubanza, ariko kandi ababuza gutanga icya 10 ati naco mukongera mukagikora, ariko akigira muri bimwe bitoya bitagereranywa n'ibyo. Ni ukuvuga ngo yaracusha mu wundi buryo butari dimasho bacumvanaga mbere, ariko tiyarakibujije kugira ngo ababwire ngo bakireke. Ariko nyuma yaho Yesu amaze gutanga igitambo cy'amaraso ye ariryo sezerano, dutangira mu isezerano risha. Uretse ibitabo by'Injili byahujije ibitabo bisezerano rya kera bigahuza bikaza kuvamo n'isezerano risha, nimba ariko twobyita wenda biza no gutangirira nyuma Yesu amaze gutanga isezerano ry'amaraso. Ni ukuvuga ngo nyuma yaho nta handi hantu tubona icya 10 icyakoze. Iza baragendeye muri pratique cyari gihari cyangwa basanze kitari ingenzi, nta handi birisubira kuvuga. Ni natwe abyo mu Baheburayo babasobanura icya 10 cya kera, ariko aha handi nta bindi basuye gusobanura cyangwa bagende batanga icya 10, ahubwo bigaragaza ko batanze kiruta cya 10 nyuma, kuko bazanaga ibyabo byose bakabisangira. Baramaze gusobanukirwa cyane kuruta uko bagabanya bimwe mu 10. Kandi umugisha wose waje kugaragara kubonerwa muri Yesu, ngo ni ubwenge bwose no kumenya n'ubutunzi bijemo. Makorosayi ibice 2 umurongo wa F kamanuka niko havuga, ibice 2 umurongo wa F simwibutse. Ni ukuvuga ngo umugisha wose ubonerwa muri Kristo, kandi nta muvumo uba muri Kristo. Icya 10 utari muri Kristo tico guhumusha, kandi tico gutera umuvumo kuko twabashiriye muri Kristo. Ariko kandi uri muri Kristo ntabyogomanwa Kristo kumukorera bya bijumuka bya bijumubiri. Nuko nashobora kuvuga icya 10. Murakoze. Pastor arakoze cyane, amaze kudusobanurira icya 10 cyari cyo uburyo cyatangwaga abo cyahabwaga.
mu isezerano rya kera, abantu benshi bakunda kwibaza ibibazo byinshi, ahanini biba bishingiye uburyo bafata icya cumi cyo muri Bibiliya bakagishyira mu buzima bwabo bwa none. Ubusanzwe icya cumi kera cyahabwaga abatambyi, ariko si ubu nyine gihabwa nde mu buzima bwacu bwa none? Iki cya cumi twasomye twagishyira gute mu maisha yacu, mu nsengero zacu, cyangwa se twacigisha abandi gute, bogitanga gute? Ikindi kibazo cya kabiri, ese icya cumi cyoba gitandukanye he n'ayandi maturo? Ese ni itegeko ubundi ubu nyine riracari itegeko twokoresha nk'icya cumi utagitanze akagira umuvumo cyangwa umugisha? Murakoze cyane. Uko babisobanura bitandukanye sinobimenya, cyangwa se sino bigenderamo byose. Umwe afite uko asobanukirwa sero nuko yahumekewe, reka mbyite gutyo, ukwiye kukura ari ku munsi kubiri. Nge numva ko warumbaje ngo se icya cumi gitandukanye na gute n'amaturo. Ati cyahabwaga abandi, cyahabwaga abatambyi n'abarewe, niko twavuze. Ubu twese twabaye abatambyi ishangagera. Ni ukuvuga ati cyozi cya cumi ngo kitunyanyagizwemo. Icya kabiri cyagendaga ku mategeko twavuze ayandi y'imihango yose atagikora. Yewe dore na yayandi 10 yo kubisate by'amabuye amwe takicubahirizwa, reka mbyite gutyo. Nkari yagisabatu abantu tibarigenderaho cyangwa tibagitaho. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo yatagikora, si ukuvuga ngo yaramfuye cyangwa yashize agaciro, yaruzuye, yuzuriye muri Kristo Yesu. Iyo ikintu cyuzuye gikorera muri uwo mwuzuro. Ni ukuvuga ngo nta mategeko tugenga y'icya cumi ngo aduheshe umugisha cyangwa ngo duheshe umuvumo. Aho warumbaje ngo si icya cumi gitandukanye gute n'amaturo, kuri ubu nta jose ni ugukorera Imana mu buryo bumwe. Ni ukuvuga ngo nta tegeko rikugendaho rivuga ngo icya cumi urakirenganyije, icya cumi wacisha. Nkuko rigiye kuba itegeko rero, ukwiriye kubaha n'andi mategeko yose. Reka twubaha Bibiliya uko ivuga ngo wishe itegeko rimwe uba wishe n'andi yose. Ese andi mategeko yavuyeho yose, icya cumi kiba gicika 10 kubera yuko ari kijanye n'amafaranga? Se hari uwo numva avuga ngo se ngo kidatanzwe ngo umurimo w'Imana ukorwa gute? Ayo magambo basayeretire rwose ya, kuko Imana niyo nyiri kurema abantu n'ibintu, n'iyi mirimo yose iba mu isi ubundi barayideforma, ariko yari igomba kuba iy'Imana. Ntawomenya Kristo ngo areke gukora ibyiwe byose. Ijambo rikomeye rero muri iryo jambo kugira ngo usubize kuri rimwe, ryanditse mu Bakorinto ba 2 mu mwanya twarirebaga turisomera hamwe, ba 2 ibice 9 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Iyo usomye harimo ijambo rikomeye ravuga ngo umuntu wese atange akurikije ubushobozi afite umutima utigononwa ku bushake bwiwe, adahaswe. N'iryo jambo rinini ribamo. Kandi rero nyuma y'intumwa uretse gusangira ibyabo byose nta cya cumi byerekanye ngo bazanaga, umuntu yitanga sero nuko afite birenze noneho icya cumi, bakaza bakabihuriza hamwe bakabizana mu murimo bakora. Waroswe kumbaza irindi jambo ngo se coba gitangwahe? Ni mu nsengero harahari, ako sinkita cya cumi ni amaturo y'ubushake atangwa mu rusengero. Iyo abantu bakora umurimo w'Imana cyangwa se bakorera hamwe, baba bakora ibintu mu bushake bwabo, uko imitima iba hasi kugira ngo umurimo bakorere hamwe bakoresha n'ibyabo ugende neza, cyane cyane uw'Imana buriya cyane ifatizo ryayo rishingiye ku by'umwuka cyane, ariko n'ibindi bikabaho kugira ngo byunganire kuko twambaye umubiri bigomba gukora. Ubu twari tugiye kuvuga ati se niyo gitangwa gikoreshwa gute? Ariko kubera yuko tutaje kwiga uko abapasiteri bahembwa n'abavuga butumwa, tubitindaho cyangwa se ibyo tugiye kuvuga. Ariko rero bavuga ngo tubabibamo iby'umwuka
ngo nabo baduheze iby'umubiri. Yari umupasiteri ushinzwe uwo murimo wo kugira ngo ari byo akora. Hano i Burayi aho mbona bidakora cyane, kuko abapasiteri n'abaturage babanganye salere. Nta mupasiteri inzu uhembwa akaba ari abandi, ariko aho banzi matorero tubanye ntayo, naje nyitangiriyeho ntayo. Byabayeho abahembwa bagomba guhembwa kuko babibamwe abandi by'umwuka, kuko umupasiteri ashinzwe iby'umwuka, n'abandi noneho bakamufasha kugira ngo kuko hahandi niho marira umwanya wose, cyangwa bakamuhera nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. 10 n'amaturo ubu bifatira hamwe ko byabaye ishimwe ry'Imana byose kuri kimwe bitagitandukanye. Yego, murakoze cyane. Hari ikindi kibazo cy'amatsiko kandi gisa nk'icyo twavuzeho. Umuntu ukijijwe ni umuntu utanga ibenzi 10. None ni gute umuntu ukijijwe atotanga 10? Ese birashoboka nako Katolika kuvuga ngo atotanga 10, atotanga ibiruta 10? Cyangwa uwo muntu tumwihendaho abadakijijwe wenda akabona impamvu yo kwiregura? Uradusobanurira, umuntu ukijijwe yotanga munsi 10 mu murimo w'Imana? Urakoze cyane. Magana no twamaze kuvuga ngo nta murongo witwa 10, nta rugero rw'amafaranga kanaka atanga uko ashoboye, nk'uko 10 kigererwa ku mubare. Ariko noneho mu gihe byabaye byose ko ari amaturo y'Imana, nta murongo uvuga ngo hejuru na hano munsi na. Gusa wenda nk'umwuka w'iryo jambo ni nko kuvuga ati se umuntu ukijijwe amenye Imana, cyangwa se uvuga ko yakijijwe wosanga atinya gutanga, cyangwa yigononwa mu gutanga, cyangwa se atarekura mu nzu y'Imana. Ndabivugaho amagambo abiri. Gukizwa no kw'Imana ikebera umuntu umutima. Sinagira icyo mbivugaho ibyo gukizwa byo, umuntu ahuye na Kristo akamuhindura ni uzuyimenya. Ariko ibyo mvuze ngo mvugaho amagambo abiri ni ibi: birashoboka ko umuntu yokizwa kandi akamenya Yesu ariko tarekure tanatange. Kubera iki? Kubera yuko atigishijwe, cyangwa kubera yuko atarahishurirwa icyo kintu. Hari uko umuntu aba atarigishijwe ikintu, ubwo asanga karakora ikintu nabi, yabyumvishe nabi, wenda n'amafaranga pasiteri bajya, cyangwa se akumva nimba batanze batagihabaho aratanga iki. None ntiyabisobanuriwe, cyangwa asobanurirwa icyo akora, cyangwa amafaranga arabona yatanga ntace mu muco transparency tibeho, bigatuma maritege. Ukuye bamwe bavuga ati ntaco iwe n'ubikora n'Imana, ariko nje nkora mu muhanya wanje, bikamufata ntiyigishijwe. Icya kabiri, iyo batarabishurirwa, burya ibintu byose utaramenya nyine tububizi. Hari igihe utarabyumva, nubwo bo bikwigisha mu mutima ntibyinjire, bigasa n'amategeko y'abantu. Niyo mpamvu ituma ataratanga, ariko tubirasobanura yuko atobakijijwe. Iyo bakijijwe pe, ariko akaba atarabyigishwa kandi akaba atarabishurirwa, nibyo nashobora gusubiza. Murakoze cyane. Hari ikindi kibazo nibajije. Ubona mu nsengero nyinshi, dukurikije izo tubona dutuyemwo n'izo twabayemwo, abenshi muri twe bagenda bagabanya ibiseke cyangwa se gestion y'amafaranga, bakagira ngo igiseke cy'inyubako, bakagira igiseke cy'amaturo asanzwe ku cyumweru y'umutima ukunze, cyangwa se yuko turi amahoro, bakagira igiseke c'10, bakagira igiseke cy'amashimwe, ukabona barabitandukanyije nk'amaturo menshi atandukanye. None se nimba 10 nk'umubare kitakihari, n'ayo maturo yose byabaye nk'ikintu kimwe, none twovuga ngo birabiseke bazokigire kimwe, bareke kuguma kujijisha abantu? Koze cyane. Reka nze kuvuga ahantu ntaza kuhibagirwa. Gutanga 10 si cyaha, munumve, kuko ntaho batubwiye ngo timukagitake ona amakosa. Gusa bivana ni kujya twavuze uko washuriwe nuko wenda wigishijwe. Ariko kwa kundi kugitandukanya ubivuze neza cyane. Igiseke kimwe cy'inyubako, igiseke cy'amaturo asanzwe, igiseke cyo gufasha abatishoboye, igiseke c'10,
igiseke bazabizita amazina mu rusengero rwabo babaye babyumvikanye ari tacu bitwaye bakabikorana umutima unoze n'amahoro. Ariko je nk'inama yaje byabiseke uko babigize bikwiriye gukora kijyanye nimba ari ico gufasha abantu kikaba cyo gufasha abantu hatageze ikindi bavu. Nimba ari inyubako bakabijana mu nyubako ikubako itaba yanubatswe bakabigarura bakabyereka abantu icatumye nico cyane bivugaho cyane ukuri kwa byabiseke bikaba biki ntibibe nk'uburyo bwo gusa nka hari ukujura psychology y'abantu ngo bagwize umutungo wenda uzohurizwa hamwe ku buyobozi iba yiswe ikinyoma ntaba ari byo. Icacu mukokose nakivuze muri iki kanje uze nkanje ngifata mu buryo bubiri hamwe ngifata mu buryo bw'umwuka testing kuko ngwaho ubutunzi bw'umuntu buba ngo niho umutima wiwuba ijuru bajyaye nk'abantu ngo bikore ku mafaranga ngo barebe uko bumva kuko Bibiliya bavuga ngo tabasha gukeza abami babiri ngo ashobora gukunda umwe akanga undi. Abo bami babiri murabazi ngo Imana n'amafaranga, two masters, God and money. Ni Imana n'amafaranga. Ni ukuvuga ngo hari igihe biza kugira ngo bibalance umutima w'umuntu ni ukuri cyo gukunda Imana ngo ukunde n'umurimo wayo yaba ari vuga butumwa yaba ari urusengero umurimo w'Imana ni munini titwo directing ngo naha ngo uzusanu utaza amafaranga y'Imana wase nkaho utaza harengeye wabusobanukiwe buke n'urukundo rwo gukunda iby'Imana wenda wabutarigishwe n'isitizi by'abari byo ariko cyatumye ncumva rimwe nko mu mwuka mu gihe gitanze umutima unyuzwe niko nshaka kuvuga si ngombwa kuba ari imitima cyacumi rwose reka mzite amafaranga y'Imana cyangwa se amafaranga ukora umurimo w'Imana ukwiriye kuyatanga umutima wawe ugize gute ubyishimiye. Ngasa nkumva amafaranga atangirwa Imana kuko tashaka gukoresha ngo cyacumi ntabwo cyo bari itegeko kuko bari itegeko Imana tizikora natwe business ngo yihese nayo guheza umugisha ngo ukore nayo mukorana business kwego nukuza tugenda tukagabanya kimwe tukaje kwishutse kutaduhaye siko irenze ibisi yaba yakoreshaga abantu ku nivo bari bariho kwa ngo bayumve ariko Imana irenze ibyo nuko nshobora kucumva kuwamenya Imana aruti iby'amategeko y'amafaranga akora uko umutima umubwiye atari limited ku cyacu. Pastor arakoze noneho bivuze ko ba bantu bigisha ko abantu badatanga icyacumi arabibyi bisambo bibimana no kuvuga ngo bafashita ijambo ryo mu mategeko bakarishira mu buryo bw'ubuntu bakaryigisha nabi nimba numvishije neza. No kuvuga ngo umuntu ukijijwe udatanga icyacumi cyangwa se udatanga amafaranga mu rusengero si umwibza ahubwo no kudasobanukirwa. Sinzi wenda ko wasabana kugira ngo abantu bumve izo nyigisho bamwe bakabifata nka manipulation kugira ngo abantu bigwize imitungo abandi ndetse bagatangira kuvuga ko umuntu akwiriye ndetse no gutanga ku mpano yahawe kakado umuntu yamuhaye akakuraho icyacumi niba umuntu bamugeneye amafaranga runaka akakuraho icyacumi nimba umuntu ahembwa agakuraho icyacumi mbese buri kantu kose umuntu akozeho akagakuraho icyacumi noneho atabikora umutima ugahora umurega ko yakoze icyaha cyangwa se yibye Imana kubera inyigisho yakiri. Abo bantu bavuga hiki sembabaze bene data nubwo mumbaza ngasanaje nubabaza niko ikiganiro kigenda narivuze kandi ubundi cyacumi cyacitse ku icumu gusa kweri kandi amategeko yose batayakora n'urwo tuvuze ngo bagende bayahanangiriza abantu cyane bareba ngo ugeze gutya biteye ubwoba umuntu wabaye mw'ibyibye Muntamugisha ngo azobona no kwera tanga icyacumi umugisha kwa kuri data twese imigisha bonerwa muri Yesu Kristo warakijijwe umenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza uramwizera n'ubugingo bwawe n'uzu ugendana nawe urinda se no kwigishwa icyacumi ko Bibiliya yatubwiye ngo intumwa zarazaga zigahuza ibyabo byose bakabisangira ubwo hari icyacumi cyakirimo yari samples ni birabananira iyo umwuka ari muke cyane kamzite gutyo iyo abantu basobanukiwe buke
bari fite imbaraga nkeya zo kumenya ubwiza bw'Imana muri bo, bakora buke. N'ibyo bintu byo kuvuga ngo ubwibyi, ngo kurenganya Imana, ngo imivumo n'amaterumedini. Pastor arakoze, reka tumusabe yadusoza ikiganiro agira ubutumwa yatugenera cyangwa se yagenera abadukurikira bose, cyane cyane ku bijyanye n'icyacumi n'uburyo umuntu yokunda Imana akayikorera mu bushobozi bwiwe cyangwa se mu muhamagaro wiwe, ariko kandi akoresheje ibyo twari twise amaturo yose y'icyacumi kuko tubisobanukiwe. Agira ubutumwa tugenera yaba ari twebwe, agene n'ubutumwa kandi n'abigisha kugira ngo bigishe ukuri kuko ijambo ry'Imana ritubwira. Murakoze cyane. Ijambo wenda muri conclusion navuga maze no kubashimira kuri iki kiganiro, wenda twafata mu mwanzuro wiki muzarisanga mu Baroma ku 12 no kuri 2, shaka mutanga no ku 12. Imana isaba abantu kuba ibitambo bizima bishimwa ibubwabo, apana faranga zabo mbere, ibubwabo akabitambo bizima bishimwa imbere y'Imana. Ngo ni nako kwikorera kwa gukwiriye, mbese kubitambo ibubwabo, umutima wabo n'ubugingo bwabo bayikundisha umutima n'ubwenge n'ubugingo n'imbaraga zabo, bakabibabaye igitambo gikwiriye. Nyuma yabo umwuka ubarimo niwe uzobigisha kumenya ibyo bakora birenze ibyacumi, birenze ibyo. Ariko kandi ntibagakorera ibintu nk'abashaka amanota y'imibare kanaka, bazokorera ibintu nk'abashaka gushimisha se wo mu ijuru, bakora umurimo w'Imana batigononwa uko imbaraga z'urukundo rwabo rungana. Ico no baheza nk'inama niki umuntu azakora sero nuko yasobanukiwe Imana, kandi sero n'urukundo ayikunda, agakoresha umubiri bwiwe n'ibyiwe, atigarutsa cyangwa se atiramira ku bjo amategeko y'abantu agarukiyeho. Kandi icanyuma utarabyumva n'utarabisobanukirwa, nukicumva yuko umutima umwemeje cyacumi ngo inama y'umutima bitamucira urubanza, muzamurika gitange n'umutima ubohotse si cyako gitanga, ahubwo no kugishobora n'ubutwari mu gihe ubyumva gutyo, ariko utagishiraho kumva yuko aricyo gitumye wemerwa n'Imana, ahubwo bagitanga nishimwe cyuko bemewe n'Imana. No kuvuga ngo tagira babangamira, ako nubisobanuriwe muri ubwo buryo tagira bacira urubanza rwose Kristo yararumaze kuba muri we kuduhesha gukora kuruta cyane uje amategeko adusaba. Niyo nama natanga nka bene data. Imana yezumugisha. Kadushimire Pasiteri, arakoze cyane, Imana imumugisha. Katumusabe yongera dusengere, adusabira umugisha abadukurikiye bose kugira ngo Imana ya Isiraheli irusheho kudusobanura mu mitima ibi bintu twiga, ibi bintu duhishurirwa. Niko Bibiliya ivuga ngo umuntu yafite impano ntabwo bari yiwe nka property, niyo ahabwa kugira ngo afashe abandi. Rero tumusaba dusengere aduheshe umugisha. Reka twese dusenga dufatikanyije. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe rikora ku mitima. Ndabizi ko iki kintu gitera impaka henshi mu bantu, ariko ntekereza ko impaka ziba atari zo kugira ngo abantu bananizanye cyangwa ngo barushanye imyumvire, ni ukugira ngo babashe gukora neza cyane kuruta. Ariko ndagusaba yuko umwuka twahawe uva kuri Yesu Kristo ari uzoza uyobora abantu kuruta ibindi byose bisabwa. Ababyumva babyumvana umunezero kuri kw'ijambo ryawe, ubatera imbaraga kuruta izo bafite, kandi bakorera mu mwuka no mu kuri, ngo ucubare kwica Kristo. Amen. Nakoze cyane.